Itindeho. Umva iby'aka kanyamaswa. Aka ni akanyamaswa gato gakunze kuba mu byatsi cyangwa se mu biti. Akenshi gakunze kuboneka mu biti bita imiyenzi. Aka ni akanyamaswa umwanzi wako ashobora kujya gushakira kure nyamara kari iruhande rw'atabizi. Kozi gafite ubushobozi bwo kwihindura igisa n'icyo kagezeho. Iyo kageze ku cyatsi kaba icyatsi, iyo kageze ku mweru kaba umweru. Ibara ryose kagezeho gahinduka nkaryo, in order to protect itself from its enemy. Mu buryo bwo kwirinda kuba kabonwa cyangwa se kakagirirwa nabi n'umwanzi wako. Akanyamaswa nta kandi ni uruvu cyangwa se kudukuze kwita chameleon. Itindeho. Mu ntambwe zagufasha kugera ku butsinzi bwawe. Iya mbere ni ukumenya udashidikanya urwana nawe. Who is your enemy? Umwanzi wawe ninde? Iya kabiri ni ukumenya strategy cyangwa se uburyo umwanzi wawe akoresha ngo agutsinde. Iya gatatu, compare cyangwa se sanisha ibirwanisho byawe n'iby'umwanzi wawe. Itindeho. Wamenye haduyi wawe cyangwa ikikurwanya? Wamenye strategy cyangwa uburyo gikoresha kukurwanya? Ese wamenye intwaro gikoresha ngo kigutsinde ari byo birwanisho? Then rwanya kandi uhishe umwanzi wawe ko hari icyo umuziho. Kumenya imbaraga nke, kumenya imbaraga nyinshi z'umwanzi wawe aho zirangirira, already wamutsinze. Ndabakunda cyane, nitwa Olivier. Shalom.